Twongeye kubasuhuza mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tubagezaho umunsi ku wundi, kanizere ko aho muri mumeze neza, nubwo mbona amakuru tubazaniye ari amakuru y'incamugongo, ari amakuru ababaje cyane, ni amakuru rwose y'incamugongo ababaje ku rwego rwo hejuru. Tubonye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatandatu 2025, ni amakuru rero arimo kuvugwa hariya muri gare ya Nyabugogo. Gusa ndakubwiye ngo aya makuru ni amakuru ababaje ku rwego ruri hejuru cyane. Birumvikana ko rero tuba tugeze muri wa mwanya tuba tugenda tubagezaho iba bikomeje kugenda bisohoka mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga, ndetse niba birimo kugenda bibera aho dutuye. Reka nibutse wowe rero mushyashya namwe mwese mudukurikira mutari mwakora ibisabwa gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo mujye mubasha kubana natwe umunsi ku wundi. Twinjira muri iyi nkuru rero sasa, iyi nkuru ndabona rwose ari inkuru nayo igiye kubabaza abanyarwanda bose muri rusange, nubwo polisi itari yagira ikitangaza ko bashobora kuba baguye muri iyi mpanuka ndetse n'abakomeretse, ariko nk'uko impanuka yabaye my friend, aha aya makuru aratangarizwa araza ari amakuru y'akababaro ku rwego ruri hejuru cyane, kuko nk'uko mubizi inzu ikatirwamo amatike cyane cyane mu ma weekend haba hari abagenzi benshi cyane. Murabizi ko abenshi bagura n'imodoka, amazu akatirwamo amatike rero usibye n'abakata amatike haba harimo n'abagenzi benshi cyane barimo gushaka amatike, abenshi barimo kujya mu ma weekend mu ntara. Icyo shaka kuvuga ni iki? Ubwo twinjiye mu nkuru y'ibibereye hariya muri gare ya Nyabugogo kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu, ndakubwira yuko imodoka itwara abagenzi, izi modoka tuzi nka shirumuteto, ni za modoka abantu binjiramo bakagenda bamwe bicaye abandi bahagaze bafite utwuma bafasheho hejuru. Iyi modoka ibitwaye abantu benshi my friend, ije kuba yakora impanuka ikomeye cyane ikigera hariya muri gare ya Nyabugogo, iragenda igonga inyubako irashwanyuka nk'uko muyibonye. Iyi nyubako rero yagonzwe n'iyi modoka akaba ari inyubako yakoreragamo company itwara abagenzi, iyi modoka zizwi nka Zebra my friend. Iyi modoka iragitikuraho urukuta rwose ruhita rushwanyagurika. Birumvikana ko umuntu wese waruri muri iyo nyubako ntacyo ntangaje, ariko aho polisi yatangariza amakuru y'uko byagendekeye abantu bari muri iyi nyubako ndetse n'abari bari muri iyi bisi, ndakubwiye ngo inkuru iraza ari akababaro ku banyarwanda pe. Iraza ari akababaro kuko urabona urukuta rw'amatafari, noneho n'imivuduko iyi modoka ibifite. Bamwe barimo kuvuga bati burashobora kuba yibeshye agakandagira ku muriro agira ngo ni feri. Ngaho ibaze ni ugutaruka ikagenda ikasa, ibaze nawe kugira ngo imodoka ikubite inzu ihita ihirima nta bintu byinshi, nta kuvuga ngo irabanza isaduke iti mu rukuta ruragenda ruba rwituyemo hagati abantu bose barimo. Cyokora amakuru ndi kubona mu gitangazamakuru nkesha aya makuru kiravuga yuko ambulance ako kanya, ambulance zitari nkeya zahise zihagera zijyana bari muri iyi nyubako kwa muganga. Ntago navuga ngo zabajyanye bitabye Imana cyangwa se bakomeretse ngo bajye kwitabwaho n'abaganga, kuko ntacyo polisi yari yabivugaho, ariko zahise zihagera. Yewe na polisi ihita ihagera. Murabizi ko polisi hariya muri gare ya Nyabugogo haba hari abapolisi, bahise bahagera bahamagara ababishinzwe baraza bahita baza mu butabazi. Ariko reka mbabwire yuko iyi nkuru ndakomeza kugenda nyikurikirana, ngiye gukomeza gukurikirana iby'aya makuru tuze kumenya ese hakomerekeyemo abantu bangana iki, hapfiriyemo abangana iki, cyangwa se nta wapfuye wenda bakomeretse, cyangwa se bapfuye nta bose, cyangwa se abari barimo bose bapfuye. Gusa ikigaragara n'abari bari muri iyi bisi
ntago byabaguye amahoro, kuko murabona yuko bisi yatikuyeho ikimbere cyose kigashwanyuka. Shoferi we sinzi uburyo navuga, buriya polisi niraza kubitubwira neza, ariko nkuko nyine namwe mubibona, murabona yuko iyi mpanuka ari impanuka ijibabaje ku rwego ruri hejuru. Tuzi ko gare ya Nyabugogo ibamo abantu benshi cyane, yewe abakata amatike ntago bari benshi, ahubwo noneho ba bantu baba bagenda bagiye gukatisha amatike, dore ko guhera kuwa gatanu weekend gitangira, iyo ugeze muri gare ya Nyabugogo usanga abagenzi biyongeye ku rwego ruri hejuru. Niba bari ukubera abantu barimo kujya mu ma weekend n'abandi bari kujya mu mashuri abiga muri za kaminuza mu duce dutandukanye, sinzi. Bigatuma rero niyo winjiye mu nyubako ikatirwamo amatike mw'imbere, usanga naho harimo abantu benshi barimo gukatisha amatike. Niyo mpamvu mbabwira ati iyi nkuru sinzi ntago cyo natangaza, ntago nagira icyo mvuga ku bantu bari muri iyi nyubako. Polisi itari yagira icyo itangaza, buriya niyo ibishinzwe. Ngize icyo ntangaza naba ngiye kubeshya abanyarwanda, ariko birajya kugera nyuma y'isaha amakuru yamenyekanye uko byagenda kose, nayo turahita tuyabagezaho. Gusa rwose reka Imana ishobora byose, Imana irebera abantu, Imana igira ubuhe, twizere ko wenda hari ikirakora ugasanga hari abarokoka. Akagaragara ko hari abarokotse bari muri iyi nyubako. Ariko nyine nibyo turimo kwishyira mu bitekerezo, nta kintu wakwemeza kugera isaha niko ndimo kubabwira. Buriya tugiye kureba n'abari bari Nyabugogo, tubabaze ese muko mwabonye byari bimeze bite impanuka ikiba, abakuwe muri iyo nyubako. Mu gihe polisi itari yagira ikitangaza tumenye uko babibonaga, nubwo nyine aya makuru agomba kujya hanze yemejwe na polisi, ariko natwe basi tube tumenye ngo bimeze bite. Niba nawe wari uri Nyabugogo kandi ntaguhejwe, ushaka kunyura muri comment ukatubwira ati ngiye biba nari impari, byagenze bitya, birangira bitya, nabonye byari bimeze bitya, abantu bari barimo byabagendekeye gutya, ntacyo bitwaye rwose. Nawe waduha amakuru ukatubwira ati bimeze bitya. Nshuti zanjye, uyu mwaka ndabona ari umwaka ugiye kuzaba umwaka w'akababaro, ko murabizi impanuka zose zagiye ziba guhera mu kwa mbere, yaba ari iriya bisi yaguye mu karere ka Rulindo, yaba izigenda zibera hirya no hino, zirimo kugenda zitwara ubuzima bwa benshi. My friend, reka dutegereze amakuru araza gutangazwa na polisi, aribwo tuza kumenya iby'iyi mpanuka. Murabizi ko izi modoka rwose zifite ingufu ku rwego ruri hejuru. Reka mbashimire cyane, rero ngane ku musozo nshimira cyane mwese muba mwabanye nanjye mu makuru n'ibiganiro mba nagiye mbategurira. Nizera ko aho muherereye mukomeje kugira ibihe byiza, nicyo mbifuriza. Turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro ndakomeza kugenda mbagezaho. Mukore ibisabwa birimo gukora subscribe cyangwa sabone, kugira ngo mujye mubasha kubana natwe, mukoresha kuri bagenzi banyu bamenya aho bakura amakuru, ndetse munaduhe igitekerezo, munaduhe ibitekerezo byanyu, inama, inyunganizi n'ibyifuzo munyuze mu mwanya wa comment. Ngenda cyane umuhungu wanyu Mr. Habu Big Baby Mind Dijoke, ndabakunda cyane.